afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi, Mr. HAGUMA. Ako sisi ngiye kamubwira ikintu kimwe, ibintu byanyu mwihaye byo kuzajya munsiga ahangaha mu rugo rwanyu, mukarinzaho no kuzajya mwirirwa muncungacunga munshungisha abaturanyi ngo ndakoreye ngo nditsamuye ngo ndanyaye ngo ndabiyari si kugucunga hari ikibazo kirimo kurinda tuba tukurinda raba abantu mugenda naje sinzi n'ukuntu baba bameze akantu tugenda nabakureba hiki mwagiye mugenda mukajya mu byo mwagiyemo n'undi ko mwangize kaboyi y'urugo rwanyu mamuntu ngirukanka nyuma mumbaza mbega kuvuga ngo twakwize kaboyi y'urugo wowe urugo nturubamo nyine ndubamo none nese ko ndubamo ngiye nyine mwantaye mugerero munankura hinduru ya twaragutaye mu gishanga cyane ntuguma ngaha mu nzu hari ikintu tukwiyema icyo nanze ushaka kwiyandarikana bariya abantu mugendana icyo nanze ni induru yanyu ikindi kandi abantu tugendana ntabwo bakureba basi nimba jewe utanyumva sibyo jewe ejo bundi mama ataritaba Imana ntiyaduhanuye atwicarika hamwe araduhanura kubera kutabushaka kumva basi n'ibintu yaguhanuye ubigendereho raba abantu mugendana nimba bambara gute ngaho izicikaguritse ngaho amamini ngaho ibiki ngaho amayoga nawe nibyo ushaka kujamo bambara bate umva ibyo ntabwo bikureba wese ni abantu mugendana ntabwibwirwa ari uko amaso atukuye winega iminsi sisi winega iminsi tutabipfa tukanaserera sindi kugutega iminsi kazima nkuru tabasi nyubahira ko ndakubona noneho nawe ujye uzawirirwa ahangaha wumva irungura ihirirwa wumva ukuntu umuntu aba ameze yari wenyine use wagira kwirirwa muri uruzuru ngana gutya n'abantu bagusura irungu sindajyanse ushaka twicare ngaha tubura icyo turya hanyuma ubumbaze ikise mugenda mushaka ibyo byo kurya nanjye mundekera amahoro yanjye singiye mu kazi none twicara aha turabane okay ngiye nirirwa ndyamye mbyuke nteke njye hanyuma bigende gute nyamara ndakubona wowe sinzi ahantu uri kugenda ndi kujya hese ko nicaye kuko ahantu bari abantu bari kukujana uzicuza udatwaye inda uzotwara ni umva ntukanisha umutwe sibyo ubundi igihe ushake n'umugabo uje muri uru rugo ni won stress ubundi papiye hari kucya tan stress gushaka kwanje kukuraba hige ko ndi guhanura we hanyuma ngewe inshuti zanjye zikureba hiki byo bikureba saba hari umunsi uzicuza aya majambo ndi kuvuga basi ugatekereza nayo mama yavuze ukumva ko iyo wari gushaka wari kubyumva bari abantu bazatuma utwita utanazi naho bivuye utwita se n'icyaha umwana n'umugisha ikindi kandi abantu ngendana nabo nyine bakabimenye ko ari abantu si ihene ndetse ngendana n'inkoko n'imbata ikibazo ndusha n'amajambo wagira ngo sindi mukuru wawe saba basirindira papa wazakuyana wewe hoho sisi mbabaye azagukora mu azakoremo wowe ngewe se kazi bura ko bimbwe nzoba ndakuraba uko minduru nsanga mu cyo ndetse uko minduru ninkoma induru ntuzantabara uzanyihorera sinari nzi ko twahuza amaso bwa mbere amaboko azaguyabona mu mboni iyo nicaye njyenyine simbanyuzwe iyi ndirimbo rukundo ubizi neza fofa ari urashaka fofa ntawe uhari yagiye ntabwo nzaho yagiye ariko ntatinda ariko karibu umutegereje dendi bwadi hano karibu cyane ariko harya ruko ubu ngubu uzajya uzana uje kwirebera fofa wenyine oya ntabwo ari wenyine kandi nawe ubu nta kibazo pe kandi uje umbaza fofa namukubaza kubera ko ntabizi ko ari tumenyeranye cyane ko nawe burya nawe urankureba ibamfasha ko nakuvugisha niko ubwo adahari nta kibazo ko turaganira erega natwe ugize udusure ntari ryacu nta kintu bitwaye
ni karibu rwose byiza wisanzure tuganirize dore kenshi mba ndi na hano ngiye nyine mfite irungu babagiye bansize neza cyane okay ni byiza ariko muri iyi minsi uraryoshye rukundo aho nyine nawe urabibona ndabona neza ifesi wagira ni akabebe wabibonye se ewo nakumva si cyangwa usigaye uhagaze saro sinavuga urasa neza nk'umuntu ufite amafaranga rukomeye ku amafaranga amafaranga arahari ariko si cyane nyine ayawe ntago yabura nanjye ntabwo yabura nuko urabizi ko fofo uramuzi nawe we ntumuzi se ushaka aho ndi fofo mubanye gute kumba mbona ari umuntu uraho biraho nyine nuko ari umuntu wagira ngo ni umuturage sinzi nanjye yaranyobeye sisiteri buri aba ari aho acecetse ntabwo ari shapu niyo mubona okay tumwihorere kwanza none se bisa kakano kuri kukareba cyane se ana amafaranga bita ibirombe nese uri kureba utambaye utuntu tubiri wowe wambaye aka wambaye naka tunyine n'utwanjye ariko nawe ndabona udufite simbona se yewe se ndufite hehe anyway reba iyi ni gift mbaza ngo yandi sister urumva sakangi sibyakoze iyi ni ishapure nyine buriya twe turi abakatolike nanjye nicyo ndetse ureba siko nanjye nambaye n'umusaraba uri umukatolike cyane Roma wanjye noneho kano ni umushuti wanjye wakamaye mu gift kuko afana aperi byataye nawe urifana se vanjye ni mu kigali so bagomba kubizi ibintu by'imipira babijyamo cyane rero araburaka uzi ukuntu nkunda n'iri bara ibara nyine kuribona hari n'amafaranga biratandukanye n'ibindi biri ese sinakubwira gusa n'amafaranga ese ubundi ubu nk'aka kaba agaragaza kangaka kagarama igura 5,000 garama kandi hano harimo garama 12 garama 12 garama imwe 5 kuko ni 60,000 okay shaha n'amafaranga se mujya mwiburira impeta se shaha nkunda impeta y'ibihagaze na gute ntayo wambaye wowe kandi gushado wabuze umuntu wayikwambika nabuze no wampropose bamwiyambikiye none rero reka basi turebe ufite udutoki dutoya wowe ariko nta kibazo nanagushyiraho kareba nese ni style nta kibazo ntabwo ari ibintu babireye ntabwo yava hanyuma singiye buriya egoko ihagaze na gute nayo iri mu 50 gutyo 50 iranambere kubereye kanambare nakandera ko kambere akase reka ngufashe none se ushaka kuntiza ukaniba wasari icyo bitwaye reba nta kintu batwaye nta kureba kugira ndebe ko kanambere cyakoze reka ngufashe kubera ko turabagora kuturana kandi ufite n'ikiboko cyiza rero ikiboko cyanjye kiba kiraho ukuntu sawa so mutabere shako bitananutse do ako ni sawa ari ibintu utararya nyine kandi buriya ko yakomanye hari icyo nazajya ashyiramo ikara irafitinga n'ururwanyi kako ngendi brown kano ni silver aho ni sawa ibintu nyine batangiye kwikoresha hano yabanze none se ndimo kureba ko byambaye kureba ni sawa none do iki ni ikirombe cyo gitebo harya mbingura umukatolike cyane ushango umusaraba nashaka kubyumva sinjya nkunda kugenda ntambaye ikintu kiri umusaraba nese ushaka se kubera ko ubonye uwanjye se ni mwiza shawaritse nyine nkambara aho nkareba yo kugutiza ariko kuba wambaye none se mubwiye ko ndibi bitware sawa aho ndaguha wowe nta n'ikibazo rega ikibazo na fofu umunsi reka ngufashe ndagufasha ntacyo bitwaye ahubwo se ubu ni mwambika mbikore mwambike se ntacyo mbikore mwambike basi ukuntu uberewe ubundi
Harya ufite boyfriend? Jesus. Reba ko ubonye wambaye nk'iki. Urebe ukuntu kambereye. Niko. Kuberewe cyane. Usagwa gakiza. Ego igihe mukiza. Urakoze cyane igikorwa cyiza cyane. Cyakoze. Abantu bafite amafaranga barakimara. Ntacyo tuba tutari. Reba ndi kugenda mu muhanda. Ikibazo rero ni uguhita ushaka bawusi uzajya ugenda ukurinze. Banyica. Cyane. Atabangora mu ijoro. Nanjye buriya niyo mpamvu ubona aragerageje ndanaterera. Harya wambwiye ngo kano kaba gahagaze? Aha. Hano harimo byinshi cyane. Hano harimo nk'ibihumbi nka 300 n'andi gutya. 400? Bundi gutya wambaye gutya wowe. Uhagaze mu bihumbi za 500, 500. Ukambara 500. Ukagenda mu nzira babibona none. Niba bafite mu mufuka. Aha, ni hatari. Sharuku cyakoze uranyemeje. Nakwemeje musa sunze kukure kugenda soko wanze urebe basi. Oya, nuko sinaye. Yes nabwo akambara amafaranga ngana. Nacaye. Wowe wacaye. N'ukuntu ungana. Ku biro byanjye. Banterura bakanyuka. Bakwirukana. Ariko hagati aho mfite gahunda yo kujya mu mujyi mu kanya. So hari umuntu ngiye kureba twe dufite gahunda. Rero ndabona fufu nawe yadutemba. None se fufu byagenze gute niba ndahari se umuntu. Ndabona yadutemba. Ariko nta birenge. Gende se kandi mbese urumva ni wansigana ubuse ngende. Oya. Ente mutwaza no kukureba. Urumva naza ndambwira ko amubuze nanamuherekeza twaza kukureba. Hari kibazo. Nzagira nawe musista wanjye mukuru tuzazane kugusura. Cyangwa basuze wenyine nundi se ari cyo bitazunzaniye ariko ibyo mbere. Ibaze papa benye ko naje kureba ngenyine. Se yabwirwa niki? Ako nawe. Nta kintu twari. Ngenza za kureba. Sawa. Uraza? Ni umunsi ni ryari? Urumva ndava mu mujyi. Uvuye mu mujyi wa. Nka 2:00. Nka 2:00 n'igice 3:00. Naza ngutira please. Byageze tuze guhora. Ntacyo basi kugiye nanjye kandi ko yakuze kubyibuka. Wakoze. Nawe urakoze. Reka nigendere fufu ibintu nkore eba. Sorry. Sawa sawa. Sawa. Shakoze. Karibu. Ruhu kugarutse bigenze bite? Ndagarutse. Nibagiye telefone. Narwaye nayibonye. Niba nayingi wagiye peni. Wakoze kumbiki. Papa. Yo, tuba dushanete rero kibagiwe. Enye. Shanete. Shanete zigenda. Shanete. Twambwiye ngo ni ngowe wambaye se. Njyewe Shanete. Shanete zigenda. Shazime nawe ushaka kujyana subu kandi uramakanye. Mujyane. Riba ahubwo Neka. Reba masha Ako stongo musuzugura. Dusuzugura gusekana kazana mu rugo njyewe. Usigiye kunyiba. Njye birabi Wihangane reba. Atasiyo. Sima nawe kandi se turinde kurwana n'ibintu byoroshye reba. Wazishizeze. Bari bantu babuzishyize prima simbe kandi konzi kutarahaguruka hano. Tuza mbanze mubwiye. Bira binagazi je n'ibyo kuvuga njye. Wampaye ibyanjye se biragutwara ikikari binagazi n'ubundi kubira nta kintu byakumara. Jewe umukobwa wihaye utaha mu nzisa gutya. Je nakambara zira pirate. Je nambara pirate umuntu w'umugabo nkanje nta soni. Je ntago nambara pirate ugomereza Shanete zanjye. Wazima ese wazima. Nazigwanye. Wese wambwiye mutize wambara mpereza ibyanjye. Jewe niza. Mpereza kora amahubwo je cyo wazishyize he. Mpereza ariko kugera. Nibiki? Mpereza ni wanga Mpereza. Rukundo iki mpereza. Ndavuze ngo. Mpereza ngo cyangwa turwane. Mpereza. Soka. Mpereza. Mpereza. Yemeza cyane. Ntabwo mfano nanjye utamaye cyane. Ye kumero mutwe. Ako se washyano ni wowe uri kuza komanga hano.
nakoze icyo kuri kunuka hano se kabiri kandi uzi ugakomanga nise gukomanga se bari ngombwa kameze gate se ubundi meze neza ahubwo se umaze turumbutse heza komeze se gute ntabwo bizi nawe n'amakuru ufite byagenze gute mbona wamanjiriwe n'imisatsi yapfukaguritse yose ko mvuye ahantu kureba umuntu mvuye kureba umuntu ariko mva ibintu nkoreye ni amashitani agukoreye iki agukoreye iki se kunsekera uzi umuntu ujya kureba yangiza akagira ati nta mabara akoze akagucukura nk'ucukura tuwarete aragucukuye neza ubaye icyobo narakubwiye turiya tuvuga mugendana ngo ni twa Fabrice na twa Patrick se none agahinda mfite kaguhaye angahe kaguhaye amafaranga angahe wariye basi yaba yanangaburiraga nkanarya nkavuga yuko mvuye nariye wonera iseseme oya umuntu akujya hejuru akagukora ibyo bintu nta kurya ntacyo kunywa ufite n'inyota byo rero ahubwo ndapfuye ahubwo nashyira umunwa kuri robine nta kintu gihari ninde mukozi wese uri hano inzara ni yayindi none w'inyota mani twumva mpfuye nawe wibaza ko bankozemo akazi ngazi bamubwire n'undi we ni ko wambere bajya bagucukura ubundi turatuvuga mugendana narakubwiye ngo turiyo tugeze kuri gahunda ubajya ngo twapatanye wazaturitse uwo nawe zibaze ntabwo ngewe na miya twakubwiye ngo tujye tuguha pasi z'ibisaza ukanga ukigira idebe twe rwawe wagira ngo rero ni watermelon igisaza gikora mu bwanwa wagikora ku nda akabizo kamwe niyo utanga akawunti ahita yohereza ngazi bamubwire kuri kwikora amabereza iyo nyikoze amasa ikindi gisigaye mara ibintu uko nsa nk'ubizi eneka cyane ubizi bizere ko turebe aya ni amafaranga ziba siwaretse mwireba ntukoreho hanyuma se mukongo ubizi hehe twari ako mborara twari dutatu ngaka sha hanyuma se ngo ubizi hehe bino bintu kanura cyane ayo maso wagira ngo usakwa gahagaza ngahe ziba gahagaza ngahe sibyo birakureba ubizi hehe ko numvise uvuga ngo harawizi nta ntibugiraga wasanga nabizi sinzi ibintu se ko bisa yangirwa mushiri wawe mu rukundo yende wananiwe gukuraho n'igihumbi ngenye ngirwa ngingirwa insubirishamo yangirwa shiri wawe ngo ni rukundo wananiwe gukuraho na 5 biri gupfuka imisatsi ntuzi kujya muri salo nk'abandi bakobwa icyuzi no kwirirwa ugenda bagucukura ku mugani wawe avuye numbwire ko ari usize ibintu arabyibagiwe ariko aya ni amafaranga aya ni amafaranga ayayo do uba yangaye 200 none se nshaka kumenya nyine uburyo ki bisigaye ntabwo ndi kubisobanukirwa maze sana bisobanukirwa nyine mbimukuyeho yaje hano nese namusanze yaje hano mu buhe buryo aje hano arahansanga so rero agiye nsigiye nibyo mukuyeho mu gihe wewe wananiwe no kumukora bitanu ubimukuyeho gute nyine nicyo nshaka mukuyeho neza ngo mbimukuyeho gute mbimukuyeho neza ahubwo ibi bintu wenda ashobora kuba yabinsigiye ukaba wabitwaye binsubize icyo biki basi subona ziba se umva rero nkubwire twumvikane sibyo nyine yo kuma ibyo bintu uri kumva kuko ntago ari ibyawe n'iby'umugabo wanjye yege umugabo wawe umugabo waza hano wari uhari reka nkubwize ukuri utamaye ibyo bintu turaserera ibi bintu ntabwo uzombikuye reka nkubwize ukuri nutabima turashwana bibonye gute mereza hano gutimbura zana n'ibyo ngibyo si ibyanjye ndaguturumbura mva nkubwire zana n'ibyo ngibyo ntabwo ari ibyawe rimwe shyira hano wamereje ibintu kabiri shyira hano wamaye ibintu by'umugabo wacu erega nakanjye ahubwo nako kaza nagusatura pereza hano ku mpamvu fata iby'iwawe ariko iby'iwawe ni amafaranga wese wamenya n'umubare wayo
mu buzima sindakwinjira iruhande rw'umugabo wawe ngo nze kugira ikigaragara ibi bintu urabyibye. Umugabo wanjye se yakwemera? Jize unyibiye umugabo. Shiguka hejuru. Reka nkubwire Jize ibi. Shiguka hejuru. Winsakuriza. Debe gusa. Wakina n'amafaranga sha. Kigali wayibamo. Akwese shira wagiye ureka koko. Urumva ushaka kunsoma? Ntabwo nyishimiye se. Hora nkwishimiye. Ati dupfa ni kimwe cyonyine. Bikize. Maze iminsi umbeshya cyane. Bihe cyane. Akusuba wibagiwe message naguhaye ejo bundi koko. Ejo bundi rero twasohoye n'abantu dukorana. Noneho umpa message nyibona ninze, twari twasohotse ahantu ari mu rusaku, urumva rero twasohotse. Ndakumenyere ntabwo ari ubwa mbere umbeshya. Nguri. Ngira ngo ndi kabari ngo ndi kumwe n'inshuti zanjye unkwepa kwepa. Okay, reka tubyoroshye. Icyo rwose kuri Adolphe si ikibazo. None shiri uko koko agaservice nakwasi karakomeye cyane. Hajya ngo nangahe? Ni makeya. 130 gusa. Yoni. Arega nawe wanyumva nukuri. Reba baraba sister tubana. Urumva twishyura inzu ku kwezi. Tuba dukeneye gufatanya. So ntabwo rero nabatererana ngo mbihore. None se ni muri batatu. Turi batatu ariko ntabwo najyeho ngo nicare ndebere. Ahubwo se ubundi kucyo bahinde ntabwo ari inzi kwimba 240 ingahe. Ako suragira ngo tuzajye kuba hehe. None suragira ngo tujye kuba muri zanzu zandagaskwi z'abakobwa baciriritse. Erega twe ntabwo turi abakobwa baciriritse batereye aho ngaho. Wa mugana. Nise ubaza gutereta agakobwa kaba muri chambrette hariya mutuzu tudafite 13. Ikibazo cyanyu nanga cy'abakobwa ni kimwe. Cyama nimero zawe kwanza. Abakobwa defani nanga nimwe. Nimutandukanye aba gentleman n'ingegera. Urajya kubona ukabona uraruje ubuhungu muri chambrette nibone urafatanya kwishyura bumwe buratangira ababyuka mu gitondo kwa kubura imikoro uri pompa bukora pompage ubundi bwacomye ubundi buragangitse ugasanga urakompana n'umuntu ugira icyo agufasha ubundi akoga muteye. Sheri oya rega nanjye niyo mpamvu ngukunda. Nibisubana ntaraguhisemo muri twutujama twose uri kwirirwa uvuga ntabwo bizi nkaho. Cyakoze izina ryawe rya kabiri biteye agahinda gusa si byo kuvuga. Biteye agahinda. Urabona nanjye nteye agahinda ubwizina ryanjye biteye agahinda. Basi cyo navuga. Ese ukunda izina? Umva ibyo byihoreye. Urabona n'ubundi nanjye nta kintu mbima pe. Nakuri. Sasa rero urabona ko nta muntu uri muri inzu. Gusa nta kuntu wangeza mu cyumba tukajya ntakwereka utuntu twikorera. Tugende nye. Ako sinanirwa akitonda. Yego nanjye umubiri n'umurandi. Gahana turi mu rugo. Mu rugo se. Umubiri se uri kukurya he? Bari abana bose barabizi ko ari ngiyo wishyura inoze. Mwe hari kukurya. Kasha. Uzabazanga amata n'umweru. Wanyiritse ngamushimira. Tugende. Ani hano. Abataranaza. Umva rero duhenda abana. Kize ndagukubuza tugende. No uretse. Wese se dutegereje iki? Ako sinakubwiye hano ni mu rugo. Ba sister time bana. Reka dutwaze ibintu gake tubanze tunabiganiraho tubinoze. Aho none nkwereke. Ikibazo se. Kirita kurya ni bwoko kira. Wagira ngo n'umuneke neza neza. Mbona wayishyushye cyane. Umva wari tukijya muri lodge ubundi. Muri lodge? Banze kudengeza ari. Bimeze Daddy wiriwe nako muraho. Uyu mugabo nuwahe niba ari umugabo niba ari inyunganizi nuwahe? Inki? Hano wahageze gute? Kuki abasaza kigiye mutagiye ikinyabupfura? Nta ikinyabupfura. Nta no gusuzuma umuntu niki? Daddy uri kubwira gutyo. Ise ni so. Kuno bwa bari naso ntagomba gufata abantu ngo tabitinda bitingigera. Sorry. Ibyo numvishije rogi biki n'ibiki umwana amaguru yashyize iriya jize bimeze gute ko ntari nkuzi gutyo cyagenze gute ikigabo ni cyahe? Daddy nyine uyu nguyu yarari kubaza babaturanyi
arangisha rogi wowe hano wagize ute urangisha barangisha baza hano n'ikindi cyane Attention uyimenye ko ari papa wanjye uri kubwira ngo. we kiri hano tonde cyangwa urabona iso urabona hano waruzi ko ari wowe tuza cyangwa sasa nakwimba bene hasoni urabona kigize n'ibitoki bibajya ngo bibira beto akigoryi reba nawe Ni papa uri kubwira gutya. nose biri ibikibona ndabyumva ibi wazanye hano aho ntabwo ndigeye sohoka gutya Ntabwo ariko unafata nsohoka ndakubwiye ngo muze tonde yego hano urumva hano waruzi ko urabona shize uramubona umva jyewe abantu urabona ako muze bakitoze Adolphe nakubwira iri papa wanjye. bigenze gake Uyu ni papa wanjye iri. muzaye mu hano waruzi ko ari iwazi babwiye saka bigenza ngo hakazi nta gikinyamupfu Aho uri kubona umuntu uri kubwira uretse nkwereke noneho ukaze nkwereke muze nkwereke ko hano ari iwanjye none barakubeshya ikigoryi Aho ugira ubwenge. ekisi ngera ngo nasubona so hejuru akanyaro kanyu Nyenyenye. sibambesire Wambesire. barakubeshya n'ikindi gihe gicucu n'ikindi gihe eze siki dore mbese izi ni mwirirwamo ni usigarirwamo hano ibi ni ibiki ibintu ko ntari bimenyereye hano Daddy. Daddy niwe. Ntabwo muzi. gute utamuzi HAGUMA